tubonde hano niturwana tugatsinda inyenzi inkotanyi burundu nazo dutwira urubanza n'ububaho kuko ruzaba turarwanya kandi batsinda. Uyu mugabo kuba muzi baduhaye ubuhamya bavuga ko benshi bamuzi mu 1993 aho yavugaga ko igihe kigeze ko abanyarwanda bahitamo inzira ya shitani cyangwa se iy'ubuzima. Ni hashize rero ukwezi umugambi wa Jenoside wahise ushirwa mu bikorwa. Nesa ahubwo numvishe n'ijwi ry'Imana yanjye kuko yewe n'ibitotsi nasinzira ntaho nzi ko nakwicura. Reka twongeye tubasuze rero mwese bakunzi ba RWANDA Rwanda Nordic TV, televiziyo ikorera mu bihugu by'amajyaruguru y'Iburayi. Ni cya kiganiro rero mukunda muri benshi tubamenye. Iki kiganiro rero tubamenye tubagezaho amateka y'abanyarwanda bahisemo inzira mbi, bahisemo gusebya ndetse no kurwanya igihugu cyababyaye, bahisemo inzira y'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse bagamije kudusubiza mu mateka mabi yaranze igihugu cyacu. Bamwe birengagiza nkana ibyo basize bakoze mu gihugu cyabo ndetse bakirengagiza ko hari abanyarwanda bamwe bazi ibyo bakoze. Iki kiganiro rero tukibagezaho kugira ngo tubereke ukuri ndetse tubamenye, tubirinde kandi tubamagane. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tubamenye turagaruka ku mugabo wamenyekanye cyane, uzwi cyane, interahamwe, Musabyimana Gaspard w'imyaka 66 yavukiye muri Nyamugari mu cyahoze ari prefectura ya Ruhengeri, akaba rero akomoka muri Mushongi hafi y'imirima y'ibyayi. Uyu mugabo Musabyimana Gaspard mu gihe cy'ubutegetsi bw'akazu ka Juvenal Habyarimana, uyu mugabo rero yavunaga umuheha akongezwa undi, dore ko yanategetse igihe kinini urwego rw'abinjira n'abasohoka. Urwego rero rwari rwarapyinagaje abanyarwanda cyane cyane abatutsi kuko rwabimaga impapuro z'abajya mu mahanga ngo batajya kubonana na bene wabo bari impunzi mu bihugu binyuranye. Uyu mugabo rero Musabyimana yabaye igikomerezwa, ahabwa imyanya y'ubutegetsi, amafaranga n'amashuri akomeye mu mahanga. Ikibabaje rero aho kwitura igihugu cye ineza yagihembye kugihemukira. Aho amashyaka menshi aziye, Musabyimana Gaspard yabaye interahamwe ikomeye muri MRND, akaba impuzamigambi ya Sederi, dore ko aya mashyaka yombi mu by'ukuri yari impanga zisangiye ingengabitekerezo ya Jenoside. Musabyimana Gaspard yagaragaye kenshi muri za mitingi zitandukanye, anumvikana kuri radio RTRM no binyamakuru by'interahamwe nka Kangura, yumvikanisha ko inkotanyi ari abanyamahanga bateye u Rwanda. Muri gacaca yiwabo yarezwe kwicisha abatutsi n'abandi yitaga ibyitso by'inkotanyi, ndetse akagororera abicanyi ubwo babaga bavuye gukora cyangwa se kwica abatutsi. Uyu mugabo rero akaba yarazwi cyane mu bakoraga mu nzego z'ubutasi za Perezida Habyarimana, akaba rero yari umwe mu bari bashinzwe ekipe tekinike ya radio RTRM, n'umwe kandi muri bakeya batangije campaign igamije guharabika FPR inkotanyi. Uyu mugabo kuba muzi baduhaye ubuhamya bavuga ko benshi bamuzi mu 1993 aho yavugaga ko igihe kigeze ko abanyarwanda bahitamo inzira ya shitani cyangwa se iy'ubuzima. Ni hashize rero ukwezi umugambi wa Jenoside wahise ushirwa mu bikorwa. Mu bukangurambaga yakoraga kuri radio Rutwitsi RTRM ndetse no mu gace k'abakongomani
kitwa Kanzayire igikondo mu magambo azwiho cyane yivugiraga mu rurimi rw'igiswahili ati ifo katanyoka. Uyu mugabo rero wari ukomeye akavuga ari kijyana kuri radio RTRM rero yari ifite ibikoresho bikomeye kurusha radio Rwanda, igahemba neza abakozi bayo kurusha Orenforo, ikagira ndetse n'uburyo bwo kumenya amakuru atandukanye kuko bari bafite ekipe y'indobanure, ikagira n'abakozi bavuye mu nzego zikomeye za leta. Ni nayo mpamvu rero iyi radio yabaye radio rutwitsi, igatwika igihugu mu gihe gitoya. Yari ifite rero abahanzi nk'ababikindi n'indirimbo zabo, ikagira abasesenguzi bacengewemo ingengabitekerezo n'urwango kandi bazi gusobanura ibyo bavugaga babizi neza. Iyi radio rero yagiraga ibiganiro byinshi cyane kandi mu ndimi zitandukanye. Hari abumva rero ko RTRM yari radio isanzwe ariko byari birenze kuba radio. Abantu tubona bakorana n'inkotanyi ni Sebukinganda wa Butete muri Kidaho. Lawrence yani umugore wa Kenyeri ku bisomera ruhije, inkotanyi ifite akabare muri commune Kidaho. Enga twiririmbire muze twishime nshuti inkotanyi zashize, muze twishime nshuti yewe Imana ntirenganya. Abasore bari hariya hepfo hafi y'ibagiro umuntu ajya ku Kimisagara simpaza ariko ni kwiteme, ariko nababwira yuko ibintu mwamaye ngatumagura byanguye nabi, natumaguyeho gatatu ariko birakaze ariko ngo bibaha kuraje kabisa. Murinde rero uwo mwobo w'amazi ejo batazagira inyenzi iwunyuramo, muzayimerere nabi mumaze kunywa kuri ako kantu. Avis à tous les INMJ qui nous écoutent, oui, à tous les INMJ qui nous écoutent, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous les INMJ, vous n'êtes pas des Rwandais hano, nitugwana tugatsinda inyenzi inkotanyi burundu, bazodutwira urubanza n'ububaho kuko ruzaba turarwanya kandi batsinda, nitutsindwa byo birumvikana n'utarigisira mu gihugu. Musabyimana Gaspard aho agereye mu Bubiligi ari naho atuye ubu ntiyashyizwe kuko yakomeje kwandika ibitabo akavugira ku maradiyo interahamwe n'ibigarasha aharabika u Rwanda. Akunze rero kumvikana asobanura ko nta Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye, akagera naho agereka ubwicanyi kubakorewe iyo Jenoside. Musabyimana Gaspard numwe rero mu bakwirakwiza ibinyoma byanze gufata bya Jenoside ngo yakorewe abahutu muri Zaire, nkuko yabifindafinze rero mu ngirwa gitabo yise La paix et le réfugié rwandais au Zaire, un génocide nié. Abahanga basomye iki gitabo kimwe n'ibindi yandika afatanyije n'abandi banzi b'u Rwanda nk'ababirigi Luc Marshall ndetse na Philip Brangens, bakomeje kwamagana bamubuza kugoreka amateka azwi na buri wese ariko yanze kuva kwizima. Mu mwaka ushize uyu mugabo rero ntiyarebanaga neza n'interahamwe ngenzi ze ubwo yahishuraga amafoto yabo bari kumwe mu kiriyo cya Sylvestre Mudacumura, komanda mukuru wa FDLR waguye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bene wabo rero ntibabyishimiye, baramurakarira kuko abo bafatanyabikorwa ba FDLR batifuzaga kumenyekana. Mu kubihohoraho rero yarasaze arisozora, si ugutuka u Rwanda n'abayobozi barwo yiva inyuma. Nyamara se byamumariye iki ko bitazamuhanagura amaraso y'inzirakarengane amujejeta ku biganza? Nibikiri igitangaza rero kubona abicanyi ari bo bigize imparambanyi y'uburenganzira bwa muntu, ariko nibura barikaga gutoneka imitima yabo bagize imfubyi n'abapfakazi.
Musabyimana Gaspard wari ukwiriye gukomeza kwirira ibisabano uhabwa n'abagucumbikiye ukareka gukomeza kwishyira ku karubanda. Inama rero twakugira, turakwibutsa ko icyaha cya Jenoside kidasaza, amaherezo uzisanga mu maboko y'ubutabera. Indi nama twamugira Gaspard Musabyimana ni ukumva mushiki we bavukana ndetse n'abaturage bamuzi cyane mu gace akomokamo mu kiganiro Kasuku Media TV yagiranye nabo mu gihe yasuraga ako gace akomokamo Gaspard Musabyimana. Ngewe kaze nkubwire sibyo ubwo so warutungira hehe urukwavuze ntarwubakira haganahe ngewe nunyereka aho uzubakira urukwavu nkwemereye inkwavu ebyiri sibyo bimeze none se ahubwo numvishe n'ijwi ry'Imana yanjye kuko yewe n'ibitotsi nasinzira ntaho nzi ko nakwicura. ngira ngo mugire rero Musabyimana Gaspard nanasuye mukecuru twazengurutse mu rugo iwawe tuzenguruka aho muzehe yari yubatse tunagira mu rugo kwa mukecuru twasanga ibintu byose bimeze neza rwose nta kibazo n'amadegede ngira ngo wabonye ko twasanze mukecuru yagiye kwitegera amadegede ngira ngo nkubwire ko rwose wakabyara mukecuru ntago ameze nabi wenda bimwe batekereza cyangwa se abandi bantu bashobora kuba bavuga ameze neza afite ibiryo byo kurya. Hari ibiryo wabuze? Oya ibiryo ndabifite. Afite amazi nari musanze avuye kuvoma ameze neza nta kibazo. Ndagira ngo nkubwire ko rwose ibyo wamukorera ari ukuvuga ngo dukoresheje hari ruguru ku mazi hari twabonye amazi tuyagurisha ndetse no kugura kandi gatungo kanini. Uriye udutungo duto gusa ntago tuba duhagije sibyo mukecuru? Udutungo duto ntago tuba duhagije gusa. Ibyo ngibyo nuramukubikoze Gaspard. Nuramukubikoze uzaba ubaye umuntu w'umugabo cyane. Kuri Musabyimana Gaspard mushinga namwigira ageze inaha twafatanya mu mushinga w'ubworozi. Ngororera amatungo inaha tworora inka ihene n'intama. Uwo mushinga rero ni umushinga gugendeka tugakora n'umushinga wo guhinga imyaka ibishyimbo ibigori kandi uko yarahazi kera nabwo ubu ngubu ari hari mu mudugudu wa Nyangoye. Ubu nukuvuga ngo noneho amahirwe dufite nuko habonetsemo n'amabuye y'agaciro aya ngaya ariyo abashinwa bakoresha umuhanda wa kaburimbo arimwo uruganda rw'ayo mabuye ruri n'ubuhe bwoko bw'amabuye mbo aya mabuye bwoko wenda sinahita mpfa kubumenya. Itini rurizi ni ibuye gasigere korutani gasigereti niki n'amabuye basyamo konkasi niho aya mabuye gavuye gakora iyi mihanda ya kaburimbo yose. Amabuye baza kuyakura mu mudugudu wa Nyangoye akaja gukora iyo mihanda kandi kubera nawe amaze igihe ataheruka ari imbere y'intambara yazagaje gusura ababyeyi. Ariko ubu ngubu dufite umuhanda uva Base ugera Byumba ni kaburimbo. Urumva ko dufite iterambere mbere na kaburimbo twagiraga aheruka na kaburimbo ihawe. Ariko ubu dufite kaburimbo tukaba dufite n'amashuri kadukikije mande ni mande ku kigo cyo mu Rwiri n'ikindi kigo bita kiri muri Cyungo mu kagari ka Marembo hahoze bahita Nganzo mu Nganzo. Ubwo iyo tuvuze Nganzo nawe ahita ahumva ku gasantere Kamarembo uzamutse gasantere Kamarembo ugana inzira yo mu Gitanga. Asante sana. Ngira ngo rero Musabyimana Gaspard ndagira ngo wenda urebe abaturage tunaganire atazavuga wenda ngo nabashyizeho ibiziriko kugira ngo mumubwire. Ndagira ngo nkubwire ko aba baturage ndari mbasanze aha ngaha turiganire gusa bisanzwe nkubwira ko nuramukuje inaha ushaka kuza kwiturira iwanyu ibiterambere rirahari rwose. Gaspard icyo nakubwira cyo nagusuye natembereye ahantu hose nanakweretse n'inzu yawe ndetse nanakwereka na mushiki wawe nge narangije nditahiye wo kabyarawe ubu turarangizanye. Murakoze cyane. Asante sana. Reka tubashimire mwese bakunzi ba RNTV mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tubamenye tubafitiye amakuru kuri uyu mugabo interahamwe kabuhariwe Musabyimana Gaspard. Naha rero dusoje ikiganiro cyacu naho ubutaha.